harya muheruka hari abapolisi bari kuza kunsaka, byarangiye nanjye mu buryo ntazi. Ariko se niba mwarabibonye, buriya nta kuntu Dekira yaba iri hafi y'ibi byose. Sinshaka kubimenya aka kanya, nafashe umwanzuro wo kugenda gake. Na ya pistori nemeye ko JB Dekira ayitwara, nemeye kuyoborwa ngo ndebe ko nasunika iminsi. Gusa sinzi ko bizarangira, kuko Dekira aramfite na movement zanjye zose asigaye abazizi. Ndi ku marembo y'ibitaro nje kureba umusheri banwerereye mu diaspora wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndinjira, abaganga ni benshi muri korodoro ndimo, wagira ngo nibwo bamenye ko ndi icyamamare. Ubusanzwe narazaga nkavugana nawe undi wari usanzwe nzi gusa. Ngaho indabo, ngaho 200 iburyo n'ibumoso. Nabuze icyo mvuga pe. Hashize akanya icyumba nakundaga kujya kurebamo wa murwayi wanjye cyarafungutse. Wa mutipe wanjye arasohoka yambaye neza cyane, ariko aracyafite agapfuko ku mutwe. Inshuro zose nahaje iyo yarambishe ko yakize, nabonaga agipfutse umutwe wose, ariko numvaga avuga neza nkayoberwa. Yasohokanye indabo nk'ugiye gutera ivi. Bari barambwiye ko ari mu diaspora. Ndavuga notu, none iri imbere kabisa. Ubundi ni gute umuntu mutaramana n'ibyumweru 2 yahita gupropose. Nyibaza byinshi, indirimbo abaganga bahise bayitera. Numva harimo ibintu bya thank you. Sinari nzi wagwani n'ukuri. Azinyegera n'ururabo rwiza, ibyo bintu byari bihambaye pe. Aramobera, andeba kanya, arongera aramobera aransoma. Ni wow. This guy ari romantic kabisa. Kuva nava ibyaro nibwo nari mbonye umuntu nk'uwo. Burya Amerika si ahantu abatipe nuko bakunda. Arongera ndeba kanya atavuga, mbona isura yuzuyemo byinshi. Ariruhutsa, arandeba nanone. Since the first day nakubonye, ni wowe kiremwa cyonyine ku isi cyankoze ku mutima. Sinkuzi cyane, sinzi ibyawe, gusa nzi ikintu kimwe, nzi ko ngukunda. Ngukunda kugera kuri level imodoka ishobora kuncurika nkwiruka inyuma. At least ngo numve n'umwotsi wa fuel uva mu modoka urimo. Abantu bose bari aho bati wow, what a romance, what a beautiful face, what a beautiful lips. Ndumva kugusoma 1000 times bitakunda, just a million times. Umubiri wanjye wose warakonje, nsheshe urumeze, mbura icyo mvuga. None igisekeje cyanzaga mu mutwe nkumva ndi gicucu. Nuko umuntu ari nzi n'izina rye, Gicucu Linda. Izi ndabo nago nabonye umwanya wo kuzigura. Ndashaka gushimira umuntu wazinzaniye. Ndabizi kuri buzikonde. Bro, egera hino. Ako kanya umuja muri mu makoti n'ibifime yarinjiye. Afite ikigift kinini kiri decorated. Ubwo ni nakabaganga bacitse ururondogoro. Kumbi wa mujamo ni JB Dekira wallahi. Uyu mutipe ndamushimira ko yakira igitekerezo cyanjye neza. Namugejejeho naraza mu Rwanda n'uw'agaciro. Nshimira ubwitange yagaragaje kugira ngo akanya mbe ndi kumwe nawe, mvuga amagambo y'urukundo nagukunze. Ikineye kuvuga ibi byose aka kanya ni ukugira ngo abaganga bose batangira kuririmba Will you marry me? Will you marry me? Ubwoba bwaranyishe, ndatitira mbura icyo mvuga. Bya bindi kuba speechless mu rurimi rw'icyongereza. Uko biri kose sinabwira Yesu umuntu ntazi n'izina rye. Ndavuga oya ikiba kibi, ikibyinye kimeneke. Muceceke mwe muretse kubyina mbere y'umuziki. I just want to say, abantu bose bacecetse, nditayarisha nanjye. To say thank you to whatever you did for me, igihe cyose nari ndwaye. Oh my God. No yagarukiye ku munwa, nari ngiye kuyivuga neza. Ndiruhutsa amereza ururabo, ndarufata turifotoza. Mu gihe narebaga wa mutipe mu maso, nabonaga hari ahantu iyo sura nsanzwe nyizi, ariko nasubiza amaso inyuma nkumva ntihazi. Ese twariganye? Ese twaraturanye? Ese twararyamanye? Byose ni no. Ibitekerezo bishaka kunganza byatumye mpitampagarika gutekereza. Nakira ururabo, arampobera. Dekira ku mamashyi. Ni okay? Nta kibazo. Pfa kuba nzakuraho amakuru ibyo nkeneye kumenya. Naho ibyo mwigize ngo muri amagengesta nzaba ndeba. Gusa nabonaga uwo mutipe nkabona arankunda pe. Ni nabwo bwa mbere nari mbonye urukundo. Mureke bya bindi bya Payigoro n'umuhungu.
ijambo navuze nta rindi, ni rimwe gusa, ni you are welcome. Nari nabuze icyo mvuga pe. Nguko nahuye n'umuntu nari nje gusura ataha. Amagambo yari yavuze ukuntu angana yanteye impuhwe, bituma mwemerera gutaha iwanjye ngo mbe mugirira umusosi agarura agatege. This is my home. Wemereye kwinjira nka ya ndirimbo ya Dominique, ahasigaye feel at home. Bugumye muri salo ndaje ngo utegurire icyumba cyawe. Nabikoze vuba, guteka byo byari bitetse. Nkura juice nza muri salo ndamuhereza, nizaniye icupa ryanjye rya whisky mbanwa. Nta bidanje, n'ubundi rero nzi ko nta wundi leta aho ngaho. Anyway, you are beautiful. Thank you. Mbwira rero umunsi wa mbere duhura wanyitaga Miss Hero, kandi nzi neza ko iryo zina rizwi n'abake. Bo, ndumva ibyo bitihutirwa cyane. Guhera uyu munsi turi kumwe uzamenya byinshi, kandi ndacyafite igihe nk'ukwezi kose. Nderi hangana. Twatangiye kubana, ngenda mbona imico myiza kuri uwo mutipe, ariko yakundaga kunyibeta akajya kuri phone adashaka ko mwumva. Ibyo kuneka nabaye mbyihoreye ngabanza akira. Umunsi wo gufatwa ibindi byose nkabyibagirwa waje uti. Hari nimugoroba turangije kurya. Uri umuhanzi, ngende umupoet. Mvuga imivugo nk'aya indi yarumaga. Reka turushanwe dukore talent show. Haha. Okay, naribi niba biri mu byakuruhura. Ndirimba bwa mbere. Nararirimbye aratwarwa. Mbona yenda kurira. Ni nako ari kunyitegereza cyane. Ngaho nawe mpereza igisigo numve. Umunsi wo guhura n'izuba, umutima wari wuzuye icyobo. Nyubagurika ntwara musanga. Itara rya feri ryakwaka, nkashaka gukata. Muri supermarché ndakurikira. Gusa sinarebaga n'irihumye. Nta gucika intege ndaakselera. Ngo ndebe ko wenda uwo mwana utoshye yanyemera. Mu gukata ikorosi nikanze umubyeyi, kuko mbuba numva yanyubitse. Napfaho kugira ngo ungana banyibarutse agende ku bwanjye. Ndakubeshye ndashima Imana itanga uko ishatse mutajya inama. Yabicishije mu nzira zigoye, ariko isa neza nk'iya Yesu Kristo kuri misiyo yo gucungura abantu. Through accident niho nagutsindiye. None ntangiye kuba umwe mu wo wiringiye. Bwa kabiri nongeye gushesha urumeza. Iminwa imbwira ibyo nkabona ndayizi. Mu by'ukuri yari umusore wuzuye igikundiro. Ni natangiye gutwarwa n'ibineza neza, ntazi aho byaturutse. Ibyo byose yabivugaga asa nk'unkarisa intoki neza, nka bya bindi mama yankoreraga mbere yuko anshika mureba. Sinzi aho byaturutse, ciduka namuryamyeho. Mu buryo butangaje iminwa irahura. Nashidutse navuze byinshi. Ni ukuri ndagukunze, ariko igisekeje sinzi izina ryawe. Nubwo tumaranye iminsi 3 turi kumwe mu nzu. Please ntunseke. Mbabarira unyibwire. Nari nkeneye umuntu mba hafi, umuntu umfasha gutuza mu mutima no guhangana n'ibibazo nahuye nabyo. Nta kabuza ni wowe. Yahise asa nk'unyiyatse atekereza akanya. Nitwa Livingstone. Mu rugo ni Oni, muri leta ya Florida, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twagiyeyo turi abana. Anyway, kuva narabonye urukundo rw'ubuzima bwanjye, niyo ntasubirayo. U Rwanda ni rwiza, kurubamo n'akarabo nkawe. None se Living, ngiye niko nzajya nkwita. Ibya Livingstone wapi? Kuko warankunze? Yeah, for sure. You are my queen. Uri zahabu, uri diyama, uri ibuye ry'agaciro iryo ari ryo ryose rihenze kuri iyi si. None se witeguye kunkunda utitaye kuri past yanjye? Ubwo ndavuga hashize hanjye. Nta kintu wemereye kuvuga uri kumwe n'umukunzi. Please hug me again. Nakubeshye naramuhobeye. Shiduka nakuyemo bya bitambaro byanjye. Numvaga biri kumbangamira gufiringa urukundo rwanjye rwa mbere mu buzima bwanjye. Ibya babandi barambeshyaga bose. Ayikise diyimu pe bitarimo bwa burayi. Nawe niyitaye ko nshobora no kumutoneka. Hashize akanya asa nk'ugiye kundeba mu maso, mbona aguye mu kantu, ariko arabihisha cyane. Nagize ngo nkoze ibidakorwa. Ndi excuse. Ndahaguruka njyana ibintu mu gikoni. Nukuri ndindaye. Uburaya bwo mu bwana nari ngiye kubwapurika ku muntu wankunze. Mu kanya gato ari kwitegeza akagitari kanjye aho kari.
kakandi nahawe n'umuntu wo mu cyaro kari aka papa, nyuma kongera kandeba ariko ntiyarazi ko ndi kumureba. Numvaga namwitegereza buri kanya nubwo nibukagaho muzi. Ahita agenda yiruka ndakurikira ariko ntiyambonye. Kuri phone ari kuvuga, JB, harya uyu mukobwa nigezwe kubana nawe koko? Mbabarira niba ari ukumwica nkore guest mwica birangire, ariko kubana nawe wapi? Ngo ndaguye mu kantu byose nabyumvise. Manuka gake gake ngwa muri koma. Gukunda umuntu wazanywe no kukwica we, nge wumvaga Jojo 12. Duhure muri finale ya season ya 2. Kura subscribe. Nawe ubutaha Imana ibarinde.